elephant banumva ari nk'ingagi. Elephant. Mm. Wumva ari nk'ingagi. Izindi ziba mu za muri pariki. Nakigi wowe bavuze elephant uba wumva ari nk'iki? Nje mba numva ari nk'inuza ari nka element wenda. Element iseka akora indirimbo element akora elephant. Ajya ngo bavuza ngo elephant. Cyangwa elephant wowe wumva ari iki? Babivuza mu cyongereza ariko ndumva ari nk'amavide nyanga ari mu ntuza. Ari mu makara. Cyangwa elephant ahubwo mba numva ari nk'umuntu wenda ari nk'umumotari. Oya, mba numva elephant ahubwo ari ntuza. Ari umuntu ngira nka ugiye nko muri toilette. Elephant. Oya. Elephant. None se umuntu akubwiye ngo where are you? Where are you? Akubwiye ngo wabyutse ryari? Arakubeshya ntago ari byo. Ngo we yayugo. Nganywa iki? Ngo we. Abo arakubwiye ngo abakubashije. We abakubaje nyine abagutunguye. Agahita kubaza ngo we yayugo. We yayugo. Ngo umusubiza ngo ushobora kujya mu ijoro. Oh yes. Kandi ibintu byari byo. None se where are you? Now where are you from? Ubyo bintu wabitandukanya. Where are you now where from? Nukuvuga ngo where from so si imyenda y'abanyeshuri babambaye uniform. Oya ahubwo nge ndumva ari umuforomo. Where are you wazanye uniform ngo twambare tuye ku ishuri. We ndumva ari umuforomo utera inshinge ku kibuno. Oya. Umuforomo utera we nkanya ngo uvuze ngo where are you? Kweya yiro. Cyangwa arugiye kuvuga how are you ahubwo uhita ngewe se cyangwa wowe ujye ubivuga utankoraho ngewe nta muntu nkoraho nge nikoraho ngiye mu dushe kwisiga amavuta gukaraba etc. ubona iyo uvuyeyo nta muntu ujye gukoraho ambaza si iki nge none se yagukoraho ko ari umugabo yakora kuri umugabo mugenzi we bibaye ibyo bintu Gitapfa rwaye cyo ni oya ntago ari gitumba ahubwo corona ashobora kuba arwaye covid ari inkorora ya karande adutere covid za karande zo mu miryango uyu nguyu iwabo bamuterekereyeho niyo mpamvu none se ari umuntu bagutekereraho kuri nkunu za kunkorora ubundi ijambo karande ni ariko ntago mwanshubije ikibazo cyanjye ntago mwakinshubije nta gisubizo umwanzo ni ufite devoir cyangwa mu gisubiza akira mu gisubiza umuhungu wanzovu mbaza ndagusubiza haje tugiye kumubaza ibijyanye n'ibyo nunga nzamwemerera nuko uzajya yarakimisagara konoraga nkagura umupira nkamuterekeraho nkamudodera neza ubundi ubuzima bukomeza ahako ubundi ubwo n'ujya ujya mu bapfumu wakenura cyane no kuba nanikoze wasanga niba ngo tuyikuyemo ari nk'umugore utwite inda itivamo ndamufite ubwo se ujye uyikuramo ari mu rugo nuramukuye nayambuye imbwa yayijyanye bati izi ngo ni inyama kubera umuhumuro urimo iyo nkweto nimugoroba yakwica imibu reka turi umuntu wambaye inkweto irimo amasogisi RCSB biba bishatse kuvuga iki RCSB we jya wigira umusazi ngo asubize icyo kibazo ngiye kanyisubiriza ngo ngiye umva RCSB ndumva ngiye bari nk'isosi y'insambaza iyi ni isosi y'insambaza numva misosi gato tugendane banza ubitekerezeho naje uyimwereje se kandi wakayimereze wewe RCSB we wayigura RCSB agura nyine nasi kuyigura ase muri kumva ibintu turi yego RCSB nesi yo bi yaje ryari ibyabaye gose ibikibuno yo banoma people tuhano tubaye ikaze hano kuri Wariteri TV show rero nkuko bisanzwe tugenda tubaha amashow agiye atandukanye hano muri kubona yuko imbere ya kamera zacu no turi kumwe n'ibikura nkota mana yanjye hano turi kumwe n'umuntu hakurishe okay nago ni ukuvanga ubu ngiye ni Gitafu nkabandi Gitafu nkabandi Rutwitsi nkabandi Atsanatse urumva Atsanatse ya Gitafu ukuvanga ucana umuntu naje gucanaho umuriro watsa nanjye natse ukuvanga urarekura ni imbere cyane iki kintu wambaye se nono Gitafu iki kiporo cyita ikiremba nago cyambazwe n'ababona ngo ari ari ikiremba man ni ukuvanga uyu mwambaro ni umwambaro wambarwa n'abantu babashiye ko abantu babaratombaje cyane abantu bambara ibi by'abashiye hari abantu umuntu sala ujya kwijuma ijuma njye ijuma nyijamo
ahubwo ni ukuvuga ngo uyu mwambaro reka tubanze umwambaro w'ibyihebe man ya Gitaf umeze neza shameze neza ndi mu bicunda cyucye cyane wumve ngo mbese hejuru cyane hano rero turi kumwe n'abandi bantu hano bameze none ndi kubona baje biyambarishijwe ibintu bimeze nk'inuze Monko na Gapigima turabakiriye kuri Wartel TV show Gapigima we yego ndabyishimiye ko mutwakiriye urabishimiye ko tubakiriye hano kwa Wartel TV show TV show Wartel TV show arimo aratitira ahubwo wamugani impamvu njyewe ntabwo ndamenya ikinyarwanda neza ntabwo ndi umunyarwanda nicyo kibazo ngo Wartel TV show Wartel TV show Wartel TV show ngova ngo giri po wow kuva mu VP1 GP2 twakomeza VP1 GP2 arimutse arumva yavuye mu gatandatu agiye mu kabiri primaire webwo urasimutse ubwo uvuye noza mu kinyoni kinyoni zo cyari byo arakamera uvuga ngo abana bakunda gukina n'utunyoni abana kutatanga juste abana bakunda gukina n'utunyoni hari n'akandi bavuga ngo Yesu akunda abana bato cyane arabakunda Yesu akunda abana bato cyane arabakunda Yesu akunda abana bato cyane arabakunda Yesu akunda abana bato cyane hari n'indi ivuga ngo hari n'iyindi yo kurapa ivuga ngo Demashi iteye ishozi najya agenda muri jumper ingende nk'ibishishozi najya agenda muri kaburimbo abaho nabyo ubwoba ntacyo umutima umushinja hari ibintu mwakomeje nanjye ntabwo nigeze nivuga rero reka nkubwire urumva se ubundi mu gihe abandi bamaze kwivuga jya uhita wivuga buretse wowe niba agiye kwivuga wimuhatiriza reka yivuge namara kwivuga ubone kumujagara kuri mu matiriza njye nakoneshereje yegora reka nivuge uko nitwa ngeze n'uyiwawe njye n'uyiwawe njye n'uyiwawe njanza kuvanemo amari njye n'uyiwawe agize ku karubanda ari yambaye amarinete ubundi inkweto wambaye aho wazikuyura ako se dio ako se mari ako kapijima ndaguha reka nkwishyure nishyuranye na kiravuba ainda bwo gwateye telefone muri mo jya mwishyure ibintu biragiye bivuze oya ndashaka amafaranga twavuganye buretse memories akena rinete memories wowe nakapigima akurimo nangaye ngo njye andi n'ibihumbi 300 njyewe kuri telefone mfite amafaranga 1000 niwe yonyine ndi bubaye niba moto yafite mugomeze njyewe ubu none nta kintu mfite mukomeze mu Rwanda umva ubu none nta kintu mfite tapendigo turayicaye buretse nanjye andene ngure basa njyewe nawe sira nawe uruvusha ufashwe n'ibiki nta mwana unyara ku kabari ariko nta mwana unyara ku kabari wahanyara utahanywerewe mbesire mbonye Gapigima mera telefone yanjye kumanya nyoko wafatishije reba uyu muntu ufatisha akaboko kamwe akagera wikira mu reba imitsi wagira ngo akaboko kamwe namufata ariko buriye wamufata amufata ku kaboko kamwe ku kaboko kamwe akuntu kare Kapigi njye ahantu natorejwe hajya natorejwe heda tonde mbaze ndakareba ndagufashe uramfasha nanjye ngiye kukwereka ubwenge rero wafashe afite abadayimoni bashya abadayimoni bose we nibahunge mana abo yese njyewe nabona nibahunge mana we nibahunge mana we yo ubundi imbaraga ukoresha uzikora he cyangwa abantu bose baratunguwe ahantu nzikura ariko ngo uri umuhungu wa Nzovu
bajya umva tugendana akantu kandi oya uyu muhungu urabizi ko ari umuhungu wa Nzovu jewe ndatunguwe ikintu ubwira abanyarwanda n'abantu bakurikirana Wariteri TV show nawe Wariteri TV show njewe si ukukubeshya uyu muhungu na ahantu wamutandukaniriza neza na Nzovu niba ari umwuzukuru we niba ari umwana we niba ari nyina wabo niba ari nyirasenge ku ntebe ndebe nagagerayo n'umwana ni mukuru no kumushyira no kumaza kumutendeka ngo ku ntebe yajyaho none n'ikirenge birangana ahubwo wowe ahantu Nzovu yanyweraga ashobora kuba ari se wa Nzovu yanyweraga kubera ko ari umupfubuzi papa Nzovu ari umupfubuzi oya Nzovu niwe umupfubuzi uriya ni umupfubuzi mubi cyane isi yose irabizi nawe nese Nzovu ni umupfubuzi ego tujya nagari yawe wowe inoza n'ibiki muri amazi twebwe twinywera ibintu bijyanye kira twinywera n'undi nta myaka 500 reka ariko reba muri ikirawo cy'abandi bavuga nta myaka 1000 wayigeza urumva bari niyo babu bwago rero niba data aya mazi ukuntu bakazera Mukotanyi se sagiye kwigeza wowe uzangana na Mukotanyi afite imyaka ingahe wo 300 aruzo zijana ntabwo ziyavukiye ndakizi ngewe ukizi uvutse 9 ibihumbi 3 umuntu w'icyenda n'icyenda subwo nafite imyaka 20 hafi n'itatu 9 cyo bundi man intambara itarabase sejo bundi ejo muri se ryari 9 man nukuvuga ngo niba afite ari wavutse muri 9 urumva yaba afite imyaka 9 muravutse 9 yaba afite wabukubye se nakangaye wabukubye nukuvuga ngo fata 9 ukube n'9 nurangiza ufate ariko turaza kujya mayasi reka ndebe 9 nkuremo 9 ya 9 ubusindagabanya nakangaye wowe wize ngo heruka mu ishuri we teranya mbese kandi nasaze imibare wowe ngo isongoze ya mibare nukuvuga ngo reka fata 9 arigabanya muri karikanda narangiza aza kubitsa kangahe aza kubitsa gatatu wowe uzi kubitsa umuntu wavutse buretse gato tugendana akantu kukandi tugiye urafata yavutse 9 agiye gufata 9 arikureho afate hanyuma namagukura 9 ahita afata kangahe afate gatatu wivuga ununga intoki ntago ndi bwonge kugutuma narangiza afate gatatu namara gufata gatatu muri gatatu aragabanyamo imibare 7 hanyuma twereke uwo muntu afite imyaka ingahe wewe ngo warize wakintu wa muswera wowe 25 buretse gato uretse kugize ubugire itara abari mikeyi acize gumiga migatrice abantu baranywa undi muntu agasenda we nigize kuri bluetooth nigize kuri bluetooth ariko neka atera uretse banza cyangwa akore mu mutwe cyangwa nakoreshe dukoresha mu mutwe mu mutwe yanza guseba azaseba bagiye gufata kangahe azaseba n'ubundi 9 nge ndumva yaba afite imyaka 26 ahubwo dufashe ufashe 9 ukagabanyamo 90 ukongera ugafata gatatu ukakabitsa ukaza kuguza 32 waza gusanga umuntu afite imyaka 700 wese umuvanga ibintu byanye no guhaha n'ibiryo urumva urimo uravanda ingike ngo nubusha ibintu byanye n'amafaranga nyine wafashe 9 dufashe 90 tugize gute 90 turayibitse rero ko mwabiganire nahari nubishimo vuba 9 nubishimo ibintu byanye wowe ati kwifata ugasinzira mu gihe cyo bigana abantu bari komeza murimo barajya wowe uri murasinzira mu masaha y'akazi turajya telefone turajya tunywa ibi byose n'ibyo kurya ibi n'ibyo kurya n'ibyo kunywa kuraha uzabikore nka saa 8 z'amanywa yibaze dushyira hano reka turebe umuntu igize ibirahuri wigize umusore wowe wigize umusore ndajya hano uhisa amaheza urayibirahure agusika ino umusore veri hajya mvana buretse wigize umusore mugiye gupezanya wigize umusore gapigi uri kwibona kapigi mayumiwe wowe ni wowe ugiye nindi uzi imibare kubara 1 2 3 kubara gapigi magiye gutubara mucyongereza 1 2
Siri. Oya ntago ari Siri babara 1 2 15 baratwaye 1 2 15. ndakukikira mani wowe navyinde n'abatari wowe sha navyinde n'abatari mani uya mani ujye buretse uya gato buretse mana yanjye wandwanye buretse mani ndwanaho mana we oya we shaka abantu bagutabane mani ndwanaho birabaye mana ni bikikana gutabaye reba mene na nenuza mana ne kwa mu aragutabaye yagutabarwa n'abazimu yagutabarwa ubusora nabaye cyangwa atumye tapi yanjye nayigeraho na ya tapandigo yawasanga kandi akaboneka na uzo kureba katayitsindiye Mongo ko mbona mwaje mwambaye izo rinete mwaziguriye Iyi rinete ni iyi rinete igurirwa nge nayiguriye Canada. Ahubwo izi rinete kuri Canada ni Canada. Uko bari ingore ubundi abagabo bambara rinete z'abagore abagabo bameze bati. Rinete nizigezweho ni ingore ni ingabo. Ni ingabo. Ingabo se. Bazimeze gute? Umugabo wambara kuci bro. Yaye bayita kuci niwe kuci niwe kuci kutanya. Gitafu n'umuhanzi azi kureba ibintu bijyanye na marinete. Nyine ubwo urumva nanjye sinkubeshye nagiye ahantu bita ni korodori ni mu gashyekero umusista namwe ati ufashe zirinete kugira ngo wemere ko nyine turi kumwe ubwo nyine byemere ko muri ndibuze ko ari buze ko icyo bito umupuri umupuri cyari cyo wose umupuri cyari cyo ngiye ngo tubyita wagwane bro twe babwita umupuri reka umupuri samupuri aba mu bantu umupuri ni ibintu nyine biba kugenda biriya mu mvugo nziza y'Inyarwanda umumpuri nago ujya uba inaha nawe na n'umumpuri uba mu muntu ubwo se umuntu yagira impuri oye naga ari impuri zino z'amaradi umumpuri ariko wajya uvuga wajya nyashi wajya uvuga ibintu mu mazina yabyo buri uvuze ati wagwane ubwo se ujya nko gusa nk'umukobwa ukanywa ati be ubundi ujya uvuga ikintu uzi nicyo gisobanuye n'iki ukajya gusa nk'umukobwa wamubwira ngo ndashaka umumpuri n'umumpuri n'umumpuri gusa wavanga ngo ndatera pante ngo kuva ku mukono ujya ngo hano nyine ku mumpuri inama juste wowe uravuga ati ndashaka umumpuri ubundi mu bintu mu mazina yabyo uramubwira ati be ndashaka ungarage wagwane yacyumva wagwane tavatuye umuntu yararezwe nago yoroye umva se ubundi monko aba bantu barambeshye ngo barize bambarize inzovu mu cyongereza bayita gute inzovu mu cyongereza bayita ngo iki ahubwo ngo babashije se nibabashije none se ninjye uri babazwa cyangwa ninjye uri kubaza inzovu mu cyongereza bayita gute bayita ehayi bariza mu inzovu bayita gute inzovu mba numva izi ni inzovu cyangwa inzovu zo mu mashyamba cyongereza bayita gute iziba mu mashyamba inzovu mba numva ari nk'inoze inzovu mba numva ari nk'iteke oya inzovu ahubwo ngewe inzovu mu cyongereza bayita damascene oya ndabyibutse inzovu ndumva ari nk'inoza mba numva ari nk'ikote rifite ikora ari nk'inoza mu cyongereza bayita sanitize numva ari nk'ingagi elephant mba numva ari nk'ingagi izindi ziba muri pariki wowe bavuze elephant wumva ari nk'iki nge mba numva ari nk'inuza ari nka element wenda element iseka akora indirimbo element akora elephant ajya ngo bavuze ngo elephant elephant wumva ari iki babivuze mu cyongereza ariko ndumva ari nk'amavide nyanga ari mu noza ari mu makara cyangwa elephant ahubwo mba numva ari nk'umuntu wenda ari nk'umumotari oya mba numva elephant ahubwo ari noza ari umuntu ugira nkaho ugiye nko muri toilette elephant oya none se umuntu akubwiye ngo where are you akubwiye ngo wabyutse ryari arakubeshya ntago ari byo ngo we yayigo nganywa iki ngo we abo arakubwiye ngo abakubashije we abakubashije nyine abagutunguye agahita akubaza ngo we yayigo we yayigo umusubiza ngo ushobora kujya mu ijoro
oyazi kandi ibintu byari byo. none se where are you na where are you from ubyo bintu wabitandukanya where are you now where from ni ukuvuga ngo where from se si imyenda y'abanyeshuri baba bambaye uniform Oya ahubwo ngende umva ari umuforomo. where are you wazanye uniform ngo twambare tujye ku ishuri Oya ndumva ari umuforomo utera inshinge ku kibuno. oya umuforomo utera we mwanya ngo uvuze ngo where are you Kweya yiro. cyangwa wari ugiye kuvuga how are you ahubwo uhita Njyewe se cyangwa wowe ujye ubivuga utankoraho njyewe nta muntu nkoraho. Njye nikoraho ngiye mu dushe kwisiga amavuta gukaraba etc. ubu niyo uvuyeyo nta muntu ujya ugukoraho aho ambaza si ikigenda. none se agukoraho ko ari umugabo yakora kuri mugabo mugenzi we bibaye ibyo bintu gitapfa rwaye ikibu ni igituntu. oya ntabwo ari igituntu ahubwo Corona ashobora kuba arwaye covid hari inkorora ya karande adutere ziba covid za karande zo mu miryango uyu nguyu iwabo bamuterekereyeho niyo mpamvu. none se ari umuntu bagutekereraho kuri nkunu za kunkorora ubundi ijambo karande ni ariko ntabwo mwanshubije ikibazo cyanjye ntabwo mwakinshubije nta gisubizo niwe ufite tuwari cyangwa endo gisubiza akira mu endo gisubiza umuhungu wa nzovu mbaza ndagusubiza haje twa tugiye kumubaza ibijyanye n'ibyo ndatwaye ndabyibuka ndawe sinkubeshye nabyo nibuka wowe ukiri mutoya twe turashaje ngawe ikibazo subiza ko reba ngururaga rwapfumuye ishashi wavuze ikibazo muragira ngo mbasobanurire ikihe nyine ndagewe ndirede kugisobanura nababaje nese kano kaye murabyibagiwe ngo turabure twumve nababajije uzuko ndabyibuka cyangwa mbanze ngiye kwituma bite ngaruka okay Jita wowe kumbona ukiri muto ndapfuye we ahubwo ngiye sinzi akakanya upfuye uranutse ndetse kano ko bunapfuye ahubwo ngiye sindimo ndamenya ibintu bijya mbere ndabona ngiye ndimo wowe urimo kuri utazi wapfuye ja abanze menye wapfuye ganze kurira reka twumve ibyabaye hano nta kibazo twumva aho bibera gapegima muri kunega amatwi muri kunyumva turi kukumva amatwi ndayafite mwandikira ka message muri kunega amatwi tugenda akantu kandi gitava banza uri ready are you ready yes are you ready bivuga are you ready bivuga ngo are you ready bavongo are you ready are you ready are you ready are you ready musobanuremo are you ready are you ready are you ready are you ready bisobanura ngo are you ready nko kuvuga ngo wenda tuvuge uri kumwe n'umukobwa barabura bari gukurikirana basuri kandi ndashaka kubasobanura nagusuka inuza kino cyane ahubwo ubwo bishizeho kacana ikibiti yahitashye muretse gato muko muri kutuvangira ubona ikintu kirimo do nyine buretse gato ikintu gihari ibi naba yambaye no ibintu isiri bahora nanjye nazambaye nabahari nazambaye nabi ariko none isi mugiye umva mwebwe muri mu bantu bagiye guhindura isi gose nuko vanga isi nge ntabwo mfa kugongaho ibintu ngiye bibonetse gapegima are you ready ready okay sir yes tugendana kanu kandi are you ready are you ready ready are you ready wowe usobanura gute ndi ready ngewe ndumva bivuga ngo ni gorode reka ahubwo bisobanura ngo tujye mu ginuza mu rutoki are you ready uri tayari tujye mu rutoki ngewe ntago bivuze ngo are you ready uvuga ngo bivuga ngo gusharira oya are you ready are you ready bisobanura ngo tujye mu rutoki ntago ari byo mu rutoki ukora iki reka tubaze inzovu twumve vuga wa nzovu are you ready no kujya mu ishyamba gukora iki se mu ishyamba utashatse cyangwa gusenya mu ishyamba hanyuma ujya mu ishyamba ntago ariko we aba agiye gusenya mu ishyamba umuntu ajyanwaho n'ibintu biba bitandukanye icyambere turabure icyambere hari igihe uba ugiye gukorera ishyamba urumva icya kabiri ni we muntu wa mbere icyumba se icya kabiri hari igihe uba imwe ifite taro indi ntatarifite
reba abona hari tarifi umva iyi ngiyi do irayizi Ndebera wallahi. Ufite n'agakoryo Monko twereka agakoryo ko kuba wazamura akaguru kagashyira wenda hano ukuntu amagufwa yakakaye Ubu si ibintu yabikora ibi bintu. Agafuta akakaguru akagashyira ku mutwe. agapegema niho bizi njyewe amagufwa yarakonjanjaye yagize ati yarakonjanjaye twagiye Yes. muri ready Yes. muri ready Yeah. are you ready Yes, are you ready? Wese bana are you ready bisobanura iki mu Kinyarwanda? babisobanuye ngo ndimo neza. Urakanga igikoma. Are you ready bisobanura ngo tujye mu rutoki tujye gukora inuzu rutoki nyine. Nibyo kuva kujya kubesha abantu Oya. ngo tunywe igikoma. Never tifu. never negatifu ngo iki negative negatifu bishatse kuvuga ngo ni umuntu ugiye kujya gushaka Never tifu urumva ni ikintu kiba kidashobotse. hanyuma negative positive se bisobanura iki? ese umugabo positive bisobanura positive nyine ni nko ku muntu abakobwa nimba nizi ndi positive na positive ahubwo bisobanura umutungo nuzi umutungo utimukana umutungo muhahano ni umutungo nyine nisugo bihuriye he nibyo ku murenge nibi byo gusezerana negative positive bijya ubundi cyo byaturutse cyo byahereye ndiyo nkomoko ni ukuvanga ijambo negative ni umutungo utimukana asura reba imiturwa hepfo ireba mibiki Ninde wayirebye umwana yiyubakiye itaje afite 25 wowe ubujuje imyaka 32 nta n'ihene nasumbira iki nta n'imbata ni handi nkoko ejo nzayatoragura nanjye mite nyubaka. ayi weze ndagukarabye ninde se ufite amafaranga urabura kubyukura amajoro yo guhiga amafaranga uzatoragura amafaranga nzaza ninza umva se nimenya ko ufite amafaranga nkazana nkatira inkota ntabwo nzaza nkakubomora nkayajyana. kubomora ko babomora abagore wacu n'umugabo bajya babomora nzahita mubomoranya cyangwa umutinganya wari muri ba bantu ubwo surumva nzahita nkubomoranya ajyane ahubwo avuga ati ngiye nzagukomagura wa kintu nge nzamubomora. oya kubomora ni slang yazanwe n'abagabo bari uramuso wanyu ngo babomoye kubomora ni ibintu bijyanye n'ibintu uzanu nge nabikuye kubomora nabikuye ahantu bita muri Nigeria kandi ari ijambo riri mu Kinyarwanda. uretse gato yatubwiye ko yagiye muri Nigeria wagiyeyo uciye he ngewe se wasanga araciye mu gashyekero igikondo nge nanyuze uretse gatoya wari wajya ku kibuga cy'indege ku kibuga cy'indege nagiyeyo. Wagiyeyo ni hehe? Kibuga cy'indege kiri Kanombe aho bita Kanombe ahantu nyine ahantu haba ikigo cya gisirikare sinzi nimba uhazi. Okay wagiye sobanura abantu inzira bicamo kugira ngo ugere aho ngaho aho utegera indege nyine kugira ngo ujye aho muri Nigeria. Akavide kakambikira naza kukagurira. Ahubwo uyu mugabo kereka wende ni kwa kundi ubyuka mu gitondo cyangwa se ukarota wajye Nigeria ugafata indege ukagenda mu nzozi ukarota ukabayo mu gitondo saa 12 ukabayibera i Kigali n'ubundi. Leta yansazanye. wowe ukeneye abanyamasengesho rwansazanye urugweta kabisa bagusazanye ariko se oye cyokora cyoma ngewe ndaseganga ndagwadesa abandi nabazagufasha ni kuri mamo ndagukanda akanyenyeri mu kazi basanzwe ukora iki ngiye mu buzima busanzwe ndoda inkweto kandi yamusazanye icyo intunga nzamwemerera ni ukuzajya yara Kimisagara konoraga nkagura umupira nkamuterekeraho nkamudodera neza ubundi ubuzima bukomeza ariko ubundi ubwo n'ujya ujya mu bapfumu wakenera cyane no kuba nanikoze wasanga niyo ngo tuyikuyemo ari nk'umugore utwite inda itivamo ndamufite ubwo se ujye yikuramo ari mu rugo nuramukuye nayambuye imbwa yayijyanye bati izingo ni inyama kubera umuhumuro urimo iyo nkweto nimugoroba yakwica imibu. Reka turi umuntu wambaye inkweto irimo amasogisi muri mwebwe inkweto irimo amasogisi nta nomwe reba
umufuka w'ino bashyiramo Jita ntago waba uri inkweto irimo amasogisi simba ndyambaye yaki n'umweru se ko niwayitinda akanyago uyu ni umweru uretse gato nayikuremo turebe niwiyikuramo mbabarira itaza kuganira ntabwo inkweto yanjye ikiganire ahubwo isogisi ryanjye kuba ari umuhondo kandi ari umweru waryihoreye ko ngusabye imbabazi ngo babarire ushaka gukuramo abantu bari hano bose enterempu bamwe bakarwara n'igicuri bagahita batomoka ya hari uwarwaye igicuri hari uwarwara inkorora yihorere ndayiretse ayihorere ya ndayihoreye ndakobabarira wese ko wayikuyemo ukaba wowe njye ngira isuku n'ubu nta masogisi ngira iyo nkweto yawe none se iyo bavuze RCSB biba bishatse kuvuga iki RCSB we jya wigira umusazi ngo asubize icyo kibazo ngiye kanyisubiriza ngo ngiye umva RCSB ndumva ngiye bari nk'isosi y'insambaza RCSB iyi ni isosi n'uvamo isosi uretse gato tugendane banza ubitekerezeho naje wimwereje se kandi wakayigumereze wewe RCSB wewe wayigura RCSB ageze nyine nasi kuyigura ase muri kumva ibintu turi yego RCSB nese iyo bi yaje ryari nyine ndababarije Jita nk'umuntu usobanura ibyo birasekeje komande useka oya nanjye ibintu mba numva biranunguye biratunguye birasekeje biratunguye cyangwa biragusekeje biranshekeje guteze wumvishemo hamwe ni bi ngo ni za bi kandi bi ngeze sinzi n'igihe byaziye rwose ahubwo bi niyapfuye saba hano nuza hano za hepfo umanutse hepfo za nayo ni Nyagatovu yarapfuye inde uwo ngo mwavugaga ntago ari byo RCSB yarapfuye se bamushinga hano nuza rwa muhama hano nuza ku gisimenti shasembi zakongiye rwose ibuka neza oya reka boza iyi nzovu wayo wambo niyasa no kunjya uretse gapijima RCSB yumvishe RCSB bishatse kuvuga iki njyewe se babishatse kuvuga nk'ahantu haba ari nko kuri banke habera inama cyangwa se habera nk'inama oya ngewe mbitekereza niba ari ibyo imana ndwaneho imana bandwanyeho n'ikana barwanaho igariraje ndwanaho n'ibindi bimenye maze kongeraho nabimenye tubaze mu kamerera amasengesho mubaze moko mwumva ibyari byo ayo ngo muvuze ngo arabajije RCSB ngo RCSB ngo ni ibiki munoza mu magambo arambuye cyangwa avunaguye simbizi bishatse barabivunagura barashaka ukanabirambura ndumva RCSB ni umuntu wabaga nuzo siyanapfuye hambere uwo muko ntabwo yapfuye man ariko ntabure ararwaye mu bitaro ntabwo yapfuye yasinze kabazi mu kirebo niyo mezo nagaswe vuga ufite mikoro gutya njyewe se uzi ahubwo njyewe ukuntu navuga urumva umusore bataza kubona barahemeza bamugana uzibera nakubona n'ibirahuri by'abana hakwimo akagabo wagacakaza ngira ntabwo wibakano musikara ariba kadende mu nkweto nyariba ubu ya telefone yacu kayikoreye ntabwo niba wanjye none se ntabwo niba mugahita mubica ku ruhande ntabwo niba wanjye ntabwo niba monko RCSB byabananiye revolution bivuga iki nasubije byinshi revolution bisobanura ubumwe n'ubwiyunge ndaje uburyo mbyumvishe ndibisobanura revolution ni umuntu uri kuri voro utwaye imodoka revolution numvishamo vora n'umuntu utwaye imodoka none si iyo show ya revolution nako iyo show urumva harimo n'akantu k'agashow ahubwo numva nyine byaba revolution habaye revolution
Revolution ni nko ariko cyangwa ni nko kwa kundi rero umwana akagwingira. Ni kwa kundi Urero umwana akagwingira Revolution ya bikabwenda kare ko bisobanura abo Revolution ubwo abo niko nabyumvaga hari wenda Gapige nafite uyashaka kubyumva akabisobanura. Ako bikunane Kapige marabishobora we. Yari umwarimu yigishaga Revelation urumva Revelation ni Revelation ndabyibutse ni urusengero ruba hano Kimisagara. Kare. Iwoja hano mu cyahafi. Revolution ndabyibutse nibyo Revolution ni nko kwa kundi mbe numva ari nk'umubyeyi. Erega umva mureke mbabwire ikibazo uyu nguyu birimo kumunanira ikibazo umva se monk ikibazo impamvu umva se monk impamvu biri ni umuntu wavuyemo inda. Wavuyemo inda cyangwa wakuyemo inda? Wayiviriyeho. Bayivamo motezi. Wayiviriyeho. Wayiviriyeho se ntabwo byumva. Waviriyeho inda? Witemye none akahita apfa. Akavira hinda. hanyuma ubwo RDB byo bajya bivuga RDB. Ni umugabo ubyibushye cyane. oya RDB ndabyibutse. No ushatse kujyanisha nabyo. Ni noza umuntu ungana na Nyamabondo. Umuntu ubyibushye nyine. Ubyibushye ufite ibondo wagira ngo nabasha no guhumeka. Nicyo bivuga. nawe urabyemeje Ngiye niko mbyize. Namwarimu nuko abitwigishije kera. niko we bibigishije Noza Okay. teacher. turi kugana ku musozo rero ni wabonye gute Gapigema bwa mbere ukimubona? Kapigema namubonyemo ibintu bijyanye no kunywa. Reba hajyamo n'imishuri. Hakundi ubukapigema nagajya mu ndaya. Abantu bareshya gutyo ko bakunda indaya. mubaze nijoro aho yarara Kapige. ngererima umva se ninjoro narinda ahantu noneho umva ibyo nahakoreye bizwe n'Imana. Namabara. Kapigema roko namubonyemo buraya, mubonamo ubusambo, ngahe. Iyo misumi ye gikora imwe. Ni Kapigema. Kapigema kandi ambo mubonamo ibintu bijyanye no kudakura ari umuntu w'umunebwe aho ngaho yasamye mubonamo ibintu bine ya ikindi cya kabiri noza Kapigema namubonyemo ibintu byo kuba yaca wajya kujya kuwigwa ujya gushaka kujya ubusenya ingo z'abandi uruwaswa uruwaswa ntabwo wavukana uriya mugabo ngo nawe uzavuye utakora sibasase hari aho beshyirwa ndamwe akuyemo rinete ni inzovu mu kugenda ni inzovu mu kwicara ni inzovu Mana ikirira urumva bayite inama hano ni haramu urumva mbese ahubwo kireka ukoze ukazakora nk'agashya ukazamutumira hagati yawe bagashyiramo umukobwa umwe akaza bicara n'undi yicaye hariya bo bakajya babaza ibibazo bahata ibibazo uwo mukobwa nzovu n'umuhungu wa nzovu Nzovu n'umuhungu wa nzovu ndetse ugenda ibintu bayi ndabyumva neza. Gapigema ni gute wabonye Gitafu wamubonye gute? Gitafu namubonye mubona bwa mbere ya mva namubonye ndavuga ati nk'umuntu ukora iki umeze gute? nabonye nimubona navuze ati noneho mva ko nigenje mbonye umuntu ugiye gushwanyaguza. Ibyabaye gose hanyuma ngewe arubye namubonye ibi byo ku kibuno se ngewe nyimubona ako ntabwo urabimbaza hano ngiye nuko wenda ndimo turimo gushuhaguzwa turi kugana ku musozo reka dusoze kino kiganiro kuko dukomeje byarambirana kuko ibana hahiye kabisa hadashya so rero ndabashimira cyane kuba waje hano Gitafu kuri TV show twizere yuko ari akagaruka babwira abantu bakora iki kuri TV bakonde saposaprite bagire bakore nyine ngo byaye boro bita ngo niwe saposaprite bayikore niba mara kuyikora barebe kugira ngo twese tujye gute dutere imbere kandi bajya banashayiringa basura nyine kwa kundi ubona akantu kagakodyo ukakohereza mugenzi wawe mujye mushayiringa mu nyine giruko kandi nyine ibintu bigende neza twese twamamare niyamamare ayiwe niyamamare amina haleluya so rero mwakoze cyane ndabashimiye cyane